munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Nongeye kunezezwa n'aya mahirwe Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuganira. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Uyu mwanya rero nifuje ko twaganira ku cyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo utubashishe gusobanukirwa n'icyo ushaka ko twumva muri iri jambo, mu izina rya Yesu, amen. Kuko abantu nzi ko twibagirwa vuba, reka nongere mbibutse icyigisho tugiye kwiga. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. Nk'uko tubizi, uko tubibona, uko tubyumva, Satani igaragaza ko nayo ifite impuhwe, n'Imana nayo ikagaragaza yuko ifite impuhwe. Umuntu akibaza ngo ese itandukaniro ryaba rihari ni irihe? Hari Satani, hakaba n'Imana. Itandukaniro ry'impuhwe z'Imana n'itandukaniro ry'impuhwe za Satani ni izihe? Nizo tugiye kureba muri uyu mwanya. Imana iduhana umugisha. Reka rero ntaza guhera mu kuvuga amagambo yanjye bwite ntaragera muri Bibiliya. Reka tunyarukire muri Bibiliya tuyibaze icyo ibitekerezaho. Turajya mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 13, maze twumve icyo hatubwira. Umutwe uravuga ngo umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Yerobowamu. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda, ava i Beteli, azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu, atera hejuru, avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro, bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Uyu muntu wari umutunze ukuboko, sinzi niba mwakurikiye ngo mwumve wenda icyiciro yari arimo. Ndasubiramo kugira ngo turebe uwo muntu wari umutunze ukuboko ninde. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Niba wumva Ikinyarwanda, ntekereza yuko gutunga ukuboko ntabwo ari ikintu kigoye kubyumva, kandi uriya mwami yari abifitiye ubushobozi bwo kugira ngo abe yatunga umuntu ukuboko. Uriya muntu w'Imana yari ari munsi y'ubutware bw'umwami. Umwami niwe wari umuyoboye,
kandi icyo tubwirwa ni ukubaha abatuyobora. Nyamara byasaga nk'aho asa nk'aho arengereye, avuga nabi igicaniro bari barimo bakoreraho. Icyo gicaniro cyakorerwagaho iki? Ntekereza yuko kitakorerwagaho umurimo w'Imana, kuko iyo biba umurimo w'Imana ntago ijambo ryari kuva ku Uwiteka ngo rivume igicaniro. Ariko uriya mwami yashatse kurwanirira ishyaka kiriya gicaniro cyakorerwagaho ibizira, ariko hari ikindi cyakozwe. Reka twumve. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Uriya yari umwami, yari afite ubushobozi, yari afite ingabo, ariko ukuboko kuranyunyuka. Ntekereza yuko kunyunyuka kwa kuriya kuboko ntabwo byari byoroheye umwami. Yari aremerewe, yari ababaye. Iyo urugingo rumwe ku ngingo zacu rwangiritse, kabone nubwo kwaba ari ukwangirika gutoya, twakwemera gutanga ibyo dufite byose kugira ngo urwo rugingo rugaruke. Uriya mwami rero ibyo kwihagararaho no gutunga ukuboko byavuyeho. Ukambwira uti byavuyeho bite? Reka dusome umurongo ukurikiyeho maze twumve icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Sinzi niba mubyumvise cyangwa se wenda nasubiramo, nta kibazo, reka nongere nsubiremo twumve ukuntu uriya mwami yavuze abonye ukuboko kwe kunyunyutse. Yavuze ngo iki? Umwami ni ku murongo wa 6, abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Ari kubwira wa muntu kandi amenye yuko ari umuntu w'Imana. Nshuti muvandimwe, birashoboka ko uyu munsi itandukaniro ry'abana b'Imana, itandukaniro ry'abakozi b'Imana n'abandi bantu ritagaragara, ariko rikakubwire ko nemeye gukoreshwa n'Imana, kandi nawe wemeye gukoreshwa n'Imana, itandukaniro ubwaryo ryahita ryigaragaza. Kuko Imana iyo dusomye mu mateka tukareba uburyo ivugwa mu byanditswe byera, bigaragara yuko Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yararemye isi n'ijuru rero ntago byaba biteye ipfunwe kuyikurikira, kuko yaba ari Imana ifite ubushobozi kandi ifite ubutware, ifite gukomera ndetse ifite no gukiranuka. Nuko uwo muntu rero ni Imana ubwayo yari imutumye, ariko umwami yibwira yuko ari nk'ibisanzwe. Muvandimwe, ahangaha harimo ikindi cyigisho. Ese wowe ububasha Imana yaguhaye urabuyikoreshereza? Cyangwa se ububasha Imana yaguhaye ubukoresha mu gukora ibyo Uwiteka yanga? None se iyo Uwiteka yemeye gufata umwanzuro wo kugutumaho, akagutumaho intumwa, uremera yuko Imana igutumyeho cyangwa ntabwo ubyemera? Habaho kwihagararaho, hakabaho kujya impaka, hakabaho no gutera amahane, ndetse yemwe no kwicabutsa bivanzemo no kuvugana. Ahangaha uriya muntu yibagiwe yuko ari Imana yaremye isi n'ijuru, yohereje ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Igihe cyose Imana ivuze ubutumwa bwayo, abana b'abantu dukwiriye guca bugufi,
dore ko iyo dusomye mu byanditswe byera dusanga yuko n'abamarayika nabo baca bugufi imbere yayo ndetse bakayikubita imbere. Imana yacu ishimwe. Imana rero ni Imana y'inyacyubahiro, ni Imana dukwiriye kubaha kandi dukwiriye kumva yuko ishoboye byose, maze tukayikurikira duciye bugufi. Ariko irindi somo dushobora kwigira kuri uyu mwami ni uko yabonye Imana imukubisa akanyafu yemera guca bugufi. None muvandimwe wowe, iyo ubonye Imana igukubisa akanyafu bigenza ute? Ese wemera guhindukira? Ese wemera guca bugufi cyangwa urakomeza ugatsimbarara? Ariko Imana niba ari ifashe icyemezo cyo kuguhana nudahindukira, kandi nanjye ninahindukira, ntago bizatugwa amahoro, ahubwo tuzahura n'ibibazo, ndetse ibibazo bikomeye cyane. Wa muntu rero, wa mwami yemeye guca bugufi, abwira wa muntu w'Imana ati nsabira ku Mana yawe mbone uko ukuboko kwanjye gukira. Imana yacu ishimwe. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugorore. Cyarabono yaragize amahirwe rwose, sinzi ari nkawe cyangwa ari nkanjye, agize amahirwe agiye kugororerwa n'umwami, ariko yari umwami w'isi, ntabwo yari umwami waremye isi n'ijuru. Bagiye kumuha igihembo kandi yari akoze igikorwa, kuko ukuboko k'umwami kwari gukize, kwari gukize. Reka turebe rero none uriya muntu ko umwami amubwiye ko agiye kumugororera, ese aremera? None se wowe muntu w'Imana, kuvuga ko uri umukozi w'Imana, ukavuga ko uri umwana w'Imana, iyo ukoze igitangaza mu izina rya Yesu cyangwa ugakora igitangaza mu izina ry'Imana, wowe iyo ubonye ingororano byitwaramo ute? Aho wongera kugendana n'Imana cyangwa se ntago ugendana n'Imana uko yaguhamagaye? Reka turebe uriya muntu uburyo byaje kumugendekera. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindirino kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubira indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye, ajya i Beteli. Uriya muntu w'Imana yanze kurya ibyo kurya by'umwami, yanze kugendera ku ngororano z'umwami, ibyo yari kumuha. Aravuze ngo naho yamuha igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu ye, ntabwo yakwemera kujyana nawe. Uriya muntu yashikamye, uriya muntu ari kwanga gusebya umurimo w'Imana ku by'impongano yari agiye guhabwa. Ukeka yuko yari iyihe mpamvu yaba yari iri gutuma uriya muntu ararikwa kugenda? Nta kindi, Imana yari yamuhaye itegeko ry'uko adakwiriye kugira ahandi arya cyangwa anywa, akwiriye guhita asubira mu gihugu cye, nuko akagerayo nta handi ariye. Ariko Satani yihanga muri uriya mwami wari uri gukorera ibigirwamana, amukoreramo amusaba kujyana nawe. Ariko uriya muhanuzi yibuka yuko ari Imana ubwe yamwibwiriye. Nshuti muvandimwe,
turi mu madini atandukanye, turi mu bikorwa bitandukanye, ariko niba duhamya ko turi abana b'Imana by'ukuri, niba uhamya yuko uri umwana w'Imana, niba uhamya yuko uri umukozi w'Imana, ni igiki cyarenga kuba Imana ubwayo yakwibwiriye kandi ntiwumve? Uyu muhanuzi Imana yaramubwiye, kandi ibyo yamubwiye yari yabisobanukiwe neza, ariko uriya mwami w'umupagani amubwiye ngo bajyane, yibuka yuko Imana hari icyo yamubwiye. Harya ubundi uracyibuka icyigisho turi kwiga? Niba wakibagiwe, reka nkwibutse yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. Ahangaha mu bigaragara uriya muntu w'Imana yaragiriwe impuhwe, ariko impuhwe yaragiriwe zari zitandukanye n'iby'Imana yamubwiye. Umwami aramubwiye ati ngwino nkugororere, ariko ari kumubwira ibitandukanye n'iby'Imana yamubwiye. Ariko Imana ishimwe, uriya muntu w'Imana ageze amahirwe, ararokotse, yanze kujyana nawe nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Muvandimwe, niba Satani igutegeye mu buryo bw'isi ikakubura, niba igutegeye mu bapagani ikakubura, niba igutegeye mu bagukikije ikakubura, izagutega abitwa ko ari abana b'Imana, baze nabo baje kukugerageza. Muvandimwe, ndagusabira gukomera, kandi nanjye mbyisabira, Imana idukomeze, kuko bahanuzi b'ibinyoma bazaba benshi, bazayobya benshi, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazayobya n'intore niba bishoboka. Reka dusome umurongo ukurikiyeho twumve icyo Imana itubwira. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli, umwe wo mu bahungu be araza amurondorera iby'uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se arababaza aciye mu yihe nzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho, akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubwira ati aramubaza ati mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ni njye. Mbese ni wowe? Nawe ati ni njye. Aramubwira ati ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Aya magambo ndayasubira.
nawe aramubwira ati ku murongo wa 18, nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Ndongera nyasubiremo. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyane wawe arye kandi anywe. Ariko yaramubesha. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bacicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Ntiwumva? Yamugaruye ngo azarye anywe. None umva araramubwiye ngo Imana iramuhana. Ariko si ibi ni ibiki ko? Bushuti bavandimwe, turi kuvuga ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru. Satani yabonye yuko gukoresha ubupagani byuzuye itarimo ibona abayoboke benshi, none wizana ihindura systeme, ihindura gahunda, iravuga ngo noneho nanjye ndi umuhanuzi nkawe, nanjye ndi umukozi w'Imana nkawe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyira amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Ariya matandiko bamushyiriye kuri iriya ndogobe koko buriya yamumariye iki? Ko ibyo yari yanze ibwami ari byo byari byinshi. Tunyarukire mu Bacamanza igice cya 16. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka, uwo ni uwitwa Samusoni, umukozi w'Imana witwaga Delila. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati, umuhenda ubwenge umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva, n'icyakuboha ugacogora. Samusoni aramusubiza ati, mbohesha isuri mbisi ndwi, mbohesha isuri mbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Ndasubiramo. Samusoni aramusubiza ati, bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha. Kandi uwo mugore yari afite abantu amwubikirije mu mwinjiro. Nuko aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati, mbohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha, aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Kandi abamwubikiye bari mu mwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Delila abwira Samusoni ati, ni kurya uracyamemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha.
ntabwo mbizi niba Samusoni yarumvaga ikinyarwanda, niba baravugaga kuboha, niba ari uruhe rurimi bakoreshaga, ariko ibyo ari byo byose ubwo bakoreshaga ntekereza yuko Samusoni yarwumvaga. ariko kuboha ni byiza. uwakwifuriza kuboha wakumva ariko kwifuriza ibyiza. nuko aramusubiza ati, wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye mo uruyonga byashoboka? nuko awutsibisha urubambo. aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Delila aramubwira ati, wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima. ari gushaka guhuza umutima nande? ariko ye Samusoni, Delila ari kumuhamagara ngo bahuze umutima. iriya ni imbaraga y'Imana yari imuhamagaye. ntekereza ko atariyo, ahubwo ni Satani yari iri kumurarika. umpemukiye gatatu utambwira w'imbaraga zawe nyinshi ziva. ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. aramubwira ati, nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi. nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza, aherako amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo, maze aramubwira ati, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya baherako baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. ahangaha ni Samusoni. reka nongere mwibutse ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. dusome muri Matayo igice cya 4. Yesu ageragezwa na Satani. maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Imana yacu ishimwe. dusome muri Mariko igice cya 5, twumva uko hatubwira. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu, bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. yomotse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva, aramusanganira. yabaga mu mva, nta wari ukibona icyashobora
kumubohesha, icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko benshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuboha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. Yabaga ku gasozi yikebesha amabuye. Nyamara nubwo yakoraga akazi ko kwikeba, nta gihembo yabonaga. Satani yamukoreshaga kwikeba, akikeba umubiri ariko ntabone igihembo. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramufukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye Yesu, mwana w'Imana isumba byose, nkurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Yesu yica abantu agashinyaguro? Uri kumva Satani ifite impuhwe zo kugaragaza yuko Yesu aje kwica uriya muntu. Ariko reka twumva amaherezo yabyo. Utekereje koko wakumva yuko yari afitiye impuhwe uriya muntu. Nkurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro, kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubwira ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Uwo mugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2,000. Hariya tubona yuko abari bakagize ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni nabo barabaye nk'abandi. Bari barabaye nk'abandi. Cyari ikibazo kuko iyo dusomye dusanga yuko nabo bari barageze aho borora ingurube. Ariko cyari ikizira mu Bayuda korora ingurube, kandi Abayuda bari ishyanga ryahamagawe n'Imana. Hari ibyo bari babujijwe gukora rero, hari n'ibyo bari bemerewe gukora. Ariko uwo mwanya bariya abadayimoni bavuye muri uriya muntu bajya muri ziriya ngurube. Ariko ntabwo ari cyo narindi gushaka kuganishaho, ahubwo turi kwiga ku cyigisho kivuga ngo impuhwe za Satani. Hariya Satani yafashe uriya muntu amujyana muri iriya mva, akabayo yikebesha amabuye, ariko nta gihembo yamuhaga usibye kurira no kuboroga. Hariya twabonye yuko Samusoni yahuye na Delila, bisoza bamunogoyemo amaso. Umuhanuzi w'Imana bisoza ahuye n'undi wise umuhanuzi w'Imana, yicwa n'intare. Satani rero impuhwe ze inyuma ziba zihisheho urupfu. Impuhwe Satani azakugirira, impuhwe Satani azangirira, nta kindi zigaragara neza kano kanya, ariko inyuma ziba zihisheho urupfu. Iyo turebye inama Hamani yagiriwe yo kumanika igiti, dusanga uwamugiriye inama yo gushinga icyo giti ari nawe wahindukiye amubwira yuko ari bukigweho. Bana b'Imana rero, impuhwe za Satani nuko nguko ziteye. Dusoreze kw'iri somo dusanga mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 turageza ku wa 18. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ahangaha ni Yesu uri muvugwa. Uyu nguyu afite ubushobozi bwo guhinduza ubusa ufite, reka mbisome neza naza kwibeshya, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Satani ni ufite ubutware bw'urupfu, nta wundi warugabanye. Satani urupfu n'urwe, ariko nakurwaho nawe azajyana narwo.
abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rw'Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Imana yacu ishimwe. Uyu Yesu yabaye impongano yanjye kandi aba impongano yawe. Icyo usabwa ni iki? Icyo usabwa ni ukwihana ibyaha byawe, kandi nanjye icyo usabwa ni ukwihana ibyaha byanjye, kuko Yesu yaradupfiriye, kandi nyuma yo kudupfira twabashije kubona umudendezo kuko impongano yacu yari ibonetse. Inyishyu y'ibyaha byacu yari irangije kuboneka. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri uwo Yesu. Imana yacu ishimwe. Kuko ubwo yababajwe no kugerageza ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Muvandimwe, muri iki gihe turimo ubuzima busa nkaho buri gukaranga buri wese, ari umukire n'umukene, ukomeye n'uworoheje, umuremure n'umugufi, inzobe n'urukara, uwera n'uwirabura. Turasabwa kumenya yuko dukwiriye kwikomeza ku rutare kuko handi ari umusenyi, kandi tukikomeza kuri Yesu. No mu gihe tubona ko ibintu byadukomeranye bigeze ahakomeye, tuzirinde kwakira impuhwe za Satani, kuko inyuma yaho hihishe urupfu. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza yawe uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urangije kutwereka mu by'ukuri duhera mu rungabangabo, Satani ikatwereka impuhwe ifite, maze nawe ukatwereka impuhwe zawe, tugashidikanya ku mpuhwe zawe, ahubwo tukumva ko Satani ari iri kutugirira neza kuko ihita itwereka iby'akanya gato. Ngaho mubyeyi mwiza rero, uko Yesu yatsindiye mu butayu, natwe turakwinginze ngo uduhe gutsinda kandi tubashe gushikama muri wowe, kugira ngo dutegereze paka urinze ugaruka ukatwambika ikamba ry'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda, amen.